nyirama karani aha rero ugera bwitizo n'ubwo twe twakwicaje twagira ngo tukubaze kugira ngo tunagusaba akazi none rero tukavuga tuti se nyiramazu kuki yakoresheje abana igitekerezo cyo kuzana cyo gukoresha famiye ye byagenze bite famiye wayizanye uyishyira muri ntuzabanga kuduha akazi kubera iki oya ntago ari ibyo no kuvuga ntabwo tuzi gukina oya ntago ari ubutazi cyangwa ashaka kuzamura impano y'abana bato oya ntago ari ibyo urumva rero iyo muza kunkenera sorry gatoya iyo muza kunkenera byari gusaba ko mbishyura kandi nta mafaranga mfite nibwo ngitangira frere ubwo si bya bindi byo kwanga kuzamura abana ibyo none ndavuga ngo ese nta kantu twakora njyewe n'abana bikamfasha kubona minervare yabo bikamfasha kubona ubwishyu bw'inzu donc n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi urumva nta mama singo yego mama nta mama singo ngira ngo ibyo bintu urabyumva nyine uko bigoranye muri uyu mujyi sibyo ndavuga ngo ese ninza n'iby'abakinnyi biri busabe transport biri busabe ko mbishyura biri busabe iki babyumvise ndavuga ngo ese abana ntabwo twashyira hamwe tugakora the Aston family tugakora nka the Aston family komisa tukajya tunyuzaho utuntu dutandukanye imikino y'abana inkuru za mama cyangwa tuzana na papa nyine tukaza tugatwara Fred cyangwa ejo tukazana umusitari runaka ya ariko bikanyorohereza ko tubigira nk'akazi komisa buke buke ni mudutera inkunga n'abandi bakadutera inkunga bizadufasha ko yabinerwa y'abana birakomeye kubona umwana arangiza ishuri akicara yanjye cyangwa abandi bana bakaba biga uwawe akaba ataragenda urabyumva ibyo byose nk'umubyeyi ari igihe abandi baba baryamye utaryamye umutekereza ngo ese aha hantu hakomeye gutya ndayikuramo gute biragenda bite ndanyura mu ziya nzira muri urwo rwego rero navuze ngo ese kuki tutakora nka famiye tugakina ubuzima busanzwe bwaba ari ubw'iwacu tugakina n'ubw'ahandi gutyo ariko reka nsabire inkunga rwose buri muntu watera inkunga Aston family the Aston family yego shano kurisha umuntu wese nugwe ndatakambye abantu babakire hajya nimbi muri abakire tuzi abakire uza abakire muri ubundi uzise ni bande batera inkunga mugenzi muze murebe nyiramazu ngenda nyiramazu ariko ni Aston family oya twebwe ni the Aston family ariko binyura kuri Gicanda TV yego Gicanda TV umwamikazi shamva reka ndebe umukire wunzi mugenzi nabanzi umukire wanje witwa Muzeyikayi mugenzi ndakwinginze reba umuntu wawe bayitwara umuntu wawe wawe wowe nyine ngiye kintu nabwira abantu sibyo cyangwa n'abantu wowe ikira cy'abagukunda nta simba saba ko bakora mu mufuka aramutse yagize ukora mu mufuka nabyo nta kintu bitwaye ariko ikintu gikomeye ni ukubona ako ka video nukujya kuri Gicanda TV show hari ikibazo se njyewe ni njyewe wisabira abakire kuza mugenzi bafashe ntabwo yabyoroshye umusingo mama ko afite abana bane nizo mvuze famu oya undi mukire wanjye nzi nabahe bakire ariko bazwi ubundi twanasabye inkunga umuntu asigaye basaba kuri video nta kibazo ntago umuntu asigaye asaba umukire reka turebe ni nk'abandi bashyira n'amafaranga hasi bwite uhora uraho ngaho ugiye umeze nk'intuza ese wagira akabwituza akabanza nawe agatekereza woye ameze nka kamiliyoni bayita ngo icyuho nyaruvu oya shabu ahora hamwe dore ibyo agiye gukora agenda gahoro nta kintu ashobora bwitizo nta kuntu ntamwigishije none se uragira ngo ngire ya umva rero the Aston family ngewe nshaka inkunga yanjye nyamake abo bizakomeza bigenda ukeneye ko biguma bihora mugenzi wanjye naje ntabwo ndiwe naje sinjya mufite y'agafaranga kanini ariko ntabwo nazabura yo 30 yose yenda yatanze ibihumbi cyangwa ibice oya bwitizo ku mashyi hanyuma bwite utanze iki nushaka kugenda gutyo gusa turimo turashaka inkunga ya Aston family
nanjye zabona 20. Imana ibaho umugisha ndashaka yo oya reka nkwereke ikindi uragenda ujya kuri kwa boss wacu Kibonge yego Clapton w'icyubahiro Gatogo ntabwo azakuburira isene wowe uzatubwire tugiye tumurebe ntacyo nzababwira ubwo muzagenda turabirangije turagenda turebe undi mugaga witwa Kazungu bamuzi dukirana Arani nawe ntabwo azatuzamushinguzamo make sibyo tugende turebe undi w'umukire twemera Papa Idi Papa Idi ntabwo buriya azayamuha ariko ntabwo ujya mwizera cyane reka turebe undi twakuraho amafaranga ni umukire wacu bamwita hajya umukire wacu uriya wo umuturanyi ninde muganga maguru muganga Festus Festus nawe tuzamugereho ubu turashaka inkunga mugenzi wanjye tuve ku bantu tujye tubavuga tubareba live baturebe tugende tubarebe mugeze mutera abantu inkunga ngo bajye batubona bahunge birukanye abo nabo tuba tuzi babana beza bashobora kugira icyo bagufasha turagira ngo wavuga umuntu utamwizeye oya uvuga umuntu wizeye ariko ushobora ariko nabandi bose ashaka kutikora mufuka ngo kuri mu mafaranga akugwa n'igitekerezo yani igitekerezo kuri comment sibyo yareba ko ka video kakarangira ariko nawe gufata n'umwanya wawe ukajya kumureba ushaka impuza ushaka support uragenda ukareba umva ukuntu bwitiza abanjyanye mu mutara ushaka inka nanjyambishe mu kiraro undi mukire ninde wundi utekereza mu mafilimi wadufasha oya barahari benshi cyane tuzagenda tubareba mugenzi niho tugiye kurebera rero abantu bazajya bafasha mugenzi abantu baritonda bakavuga ngo turafasha murafasha mufasha iki tutareba mutazamuye umuntu ngo tureba azamuka ijya guhishera ihera ku rugo nakora gashoboye shofre nje n'uwihare nje umuntu w'inka n'urugo rwaje no kwabera urabizi kacengera rero iki ngiki rero ikintu twavuga ni uko twashishikariza abantu bose kunyarukira kuri Gicanda TV show mu rwego rwo gutera inkunga bari abana bakiga neza bakagira iterambere mugenzi n'abana bacu nyamuneka ku ka video niba ukabonye ukirengagiza kandi igishoka cyose wafasha turabashije cyose inkunga yayo yose nanjye rero murakoze ubwo ngubwo reka nyarukire mu nka usimukiye mu nka ndagiye ubu ngubu ngiye koza adasigaho reka ubwo bwitizo se ngo ajye koza ibyatsi va ku kizeze cye byose nkora ngo mbade soro sawa bwitizo murakoze cyane rero dore nguya hari ntabwo isenge